My people, my good people, mumeze reka nizere ko mumeze fresh, reka nizere ko muri hose mudukurikiye mumeze neza cyane kabisa. Uyu ni Mungu Isa the Great, kaburi kiganiro POV 250 twaba tugiye kubagezaho ikiganiro kiri very exclusive today ku kintu kijyanye na education cyangwa se ubumenyi muri rusange cyangwa se amashuri. Kubera abantu benshi biraza yuko wenda kuba umuntu yaba successful bisaba ko yakiga akaba afite amashuri menshi, ariko suko biri kora ko no munsi twabateguriye list y'abantu 10 ba succeedinze nyamara mu by'ukuri amashuri yabo cyangwa se batarize muri mu magambo make amashuri yabo ari hasi cyane, ariko bakora bikaba bitabaciye intege, bikaba bitarabuje kuba ba succeeding. Akariko nyine kabura amazina akomeye twese tuzi kano kwanya. Twihuse cyane rero duhere ku muntu wa 10 tumanuka tugera ku muntu wa mbere. Umuhungu wacu Kasumda Great agiye kuduhera ku wa 10 tumanuka kugeza ku wa mbere. Gusa abantu babiri banyuma ari uwa mbere n'uwa kabiri baza kugutungura cyane, nabone utanakeka ko baba bari kuri no list. Reka twikomereze we kurikira ikiganiro wiyumvire nawe. Kasumda Great batubwira aba bantu twihuse cyane. Rukoze cyane kabisa. Uyu munsi nyine nko mungabo yabwiye twabateguriye urwo rutonde rw'abantu 10 hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda babaye successful cyangwa bafite byinshi bagezeho bakaba global citizen, ariko mu by'ukuri abo bantu badafite amashuri menshi cyangwa se bamwe no muri bo bano bantu n'abantu batigeze banakanagira no mu ishuri. Nkuko twagiye dukora ubushakashatsi tuza kumenya ko harimo n'abatarigeze bagera no mu ishuri. Mbuka babwiye umuntu wa mbere n'uwa kabiri baza kubatungura cyane, so keep watching. Ku mwanya wa 10 nkuko twababwiye turasanga umugabo w'umustar cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, uzwi cyane abantu bose bazi muri aka kanya mu bintu bya cinema, bamwita Killerman. Ngo uno mugabo mu by'ukuri ni umugabo umaze kuba umuntu ukomeye cyane muri kino gihugu mu bintu bigendanye na cinema, kandi akaba anamaze kugira imitungo myinshi cyane kuye muri cinema. Ariko mu by'ukuri no mugabo nigeze agira amahirwe yo gukomeza amashuri yiwe, aho yaviriyemo mu mwaka wa 6 primary ajya mu bintu bigendanye na disc burning, aza kubikomezamo nyuma yaje kugira amahirwe yo kugenda akorana nabo bita abanyakso, biza kumuviramo yuko nawe impano yiwe yagiye discovering akamenya ibyo ashoboye, birangira umuhungu nawe yagiye muri cinema akikora ku giti cyiwe yiteza imbere. Bakaba ari umuntu ukomeye cyane umeze neza. Turetse tujya ku mwanya wa 9. Ngo ku mwanya wa 9 turasanga umugabo w'umustar cyane, ndetse uno mugabo bivuga yuko ari no mu bastari batatu ba mbere muri kino gihugu cyacu, havuyeho Medina the Ben. Bavuga ko abahanga bavuga ko no mugabo ari witukurikira bamwita Bruce Melody. Bruce Melody nawe ni umuhanzi mu by'ukuri ntigeze agira amahirwe yo gukomeza amashuri yiwe, aho yaviriyemo nawe mu mwaka wa 2 segonderi atarakora n'ikizamini kimwe cya leta. Biza kugaragara yuko uno muhungu afite impano yo kuririmba, aho yagiye agerageza kujya mu studio menshi binanga, ariko nyuma yaje kuba successful, aho yagiye muri studio nka Super Level aza kuba umuhanzi ukomeye cyane muri akanya, akaba ari mu bahanzi batatu mu gihugu cyacu bakomeye cyane. Turajya ku mwanya wa 8. Mwanya wa 8 turahasanga umugabo bita Titi Brown, Isa the Great. Amakuru hari nuko n'umugabo Titi Brown umuziho byinshi, birasaba yuko nawe tubwira neza ikintu umuzi. Ariko no muhungu nawe n'umuntu umaze kuba successful muri dancing, ndetse ubu ngubu akaba nakorana kuri YouTube. Ariko mu by'ukuri ngo no muhungu nawe ngo ikintu cy'ishuri cyangwa se ibintu byo kuba yaba afite ubumenyi dukora mu mashuri ngo ewana ngo ni hafi ya ntabwo. Wowe umuvuga iki? Twihuse cyane rero umugabo bita Titi Brown akaba ari umugabo wenda sinzi umuntu umukozi n'ubushakashatsi, akaba bivuga yuko abantu twaje tugana n'ababiganye nawe bakubwira yuko no mu ishuri nigeze arenga mu wa 2 segonderi, kandi no muri wa 2 segonderi hari ukuntu yagiye ashaka gusimbuka amashuri, hari ukuntu nyine umuntu nyeshuri ishuri munani nawe gusobe ko yarisimbuka. Bamwe nawe mu twaganiriye biganye nawe bakaba bari bakubwira ati twaranamusekaga cyane, ariko muri kano kanya twifuza ko twakifotozanya nawe kano kanya twaramusikaga ngo ni umuswe, kuko kano kanya twifuza ko twafatana nawe ifoto. Akaba ari umuntu kabisa utararenze no mu wa 2 segonderi na umuhungu wacu, ariko bikaba bitaramubujije kuba successful. Twihuse cyane ko batubwira umuntu wa 7. Reka tujye ku mwanya wa 7, aho turi buze kuhasanga icyamamare, umusore ukunzwe n'inkumi muri kino gihugu cyane. Akaba ari umukinnyi w'umupira bamwita Muhire Keve. Akaba ari umukinnyi wakinnye mu makipe agiye atandukanye, bakaba ari mu ikipe ya Rayon Sport. Muri aka kanya uyu muhungu aho tuvugana ari mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero uyu muhungu nawe ni umuntu utarigeze agira amahirwe yo kuba yakomeza amashuri yiwe, aho nawe yaviriyemo muri primaire. Akaba uno musore nawe yarahise abona yuko ikintu kizamugirira akamaro ari impano yiwe ya football, aho yahise ajya mu bintu bijyanye no gukina umupira. Ubu ngubu akaba ari umukinnyi w'umupira ukomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.
ku mwanya wa gatandatu turasanga undi mugabo nawe ni umusitari mu gihugu cyacu, nawe akaba ari muri sinema ariko akaba yaramenyekanye mu bintu byagasobanuye. Abantu benshi rero kuri uno mugabo baraza kuza gutungurwa bitewe n'uko uno mugabo ari mu bantu bagiye bagaragara nk'abanyabwenge hano mu gihugu cyacu, ariko mu by'ukuri uno mugabo nubwo ari umuhanga mu bintu akora, ariko uno mugabo ubuhanga bwiwe si ubuhanga buvuga ko yakuye mu ishuri. Ni umuntu bita Sankara the Premier. Sankara the Premier akaba ari umusobanuzi mu gasobanuye ko mu Rwanda, ariko mu by'ukuri uno mugabo akaba ataragize agira amahirwe yo gukomeza amashuri yiwe. Issa the Great, uno mugabo uratubwiraho iki ugaragaye ku mwanya wa gatandatu? Uramutubwiraho iki? Ya mugabo bita Sankara the Premier rero nkuko mwese mwagiye mu badusobanura amafilime akura mu ndimi z'amahanga akadushyira mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, ushobora kwibaza yuko ari umuntu wize cyane, ari umuntu wasomye ufite amashuri menshi, ariko mu by'ukuri si uko biri kubera ko umuhungu wacu amakuru tumufiteho wenda yo anayizewe cyane nuko umuhungu wacu yagarukiye mu mwaka wa 4 segonderi kandi nawe atawurangije. Gusa ikintu gituma amafilime yadusobanura neza kandi twabikunda aranabizi muri rusange nuko wenda afite abikomora kuri mukuru we Yanga wabikoze agakura mureberaho, kandi none akaba yarabaye mu gihugu cya Uganda, nkaho tubizi mu gihugu cya Uganda ururimi rw'icyongereza cyangwa se indimi z'amahanga n'indimi basa nk'abaha agaciro cyane, aho kugeza kano kanya indirimbo y'igihugu ya Uganda iri mu rurimi rw'icyongereza. Bishobora no gutungura muri Uganda ugiye guha akazi umukarani ngagutwerera amakara mu rugo, ugasanga umukarani arakuvugisha icyongereza kandi akakivuga neza. So ururimi rw'icyongereza muri kino gihugu cya Uganda ni ururimi rusanga ruteye imbere cyane. Rero akaba ariyo mpamvu umuhungu wacu dusobanurira filime akazikura mu ndimi z'amahanga akazishyira mu kinyarwanda tukabikunda, ariko mu by'ukuri ikintu kijyanye no kwiga si ikirenga kabisa. Kugeza mu mwaka we wa 4 segonderi umuhungu wacu akaba yarabaye successful mu bintu bijyanye no gusobanura filime. Twihuse cyane turajya ku mwanya wa gatanu, aho turi buze kuhasanga undi mugabo nawe abantu bari buze gutungurwa. Uno mugabo abantu baraza gutungurwa cyane kubera ko uno mugabo ni umunyamakuru uzwi cyane hano mu gihugu cyacu, ariko mu by'ukuri uno munyamakuru nawe urwego rwiwe rw'amashuri n'urwego ruri hasi cyane. Uno mugabo bamwita Murindahabi Irene, agaragaye ku mwanya wa gatanu, ariko mu by'ukuri uno mugabo nawe ikintu cy'amashuri ngo ntabwo yigeze agira amahirwe yo kuba yakomeza amashuri yiwe, aho uno mugabo nawe yaviriyemo mu mwaka wa 3 segonderi. Ayo niyo makuru dufite ko aviriyemo mu mwaka wa 3 segonderi amaze gukora ikizamini cya leta, akaba yarashatse gukomeza, ariko akaba ataragiye agira amahirwe yo kuba yakomeza paka arangize mu mwaka wa 6 segonderi. Ngo ntituzi umwaka yaviriyemo, ariko amakuru dukesha abantu muri hafi bavuga yuko uno mugabo ntabwo yigeze agira amahirwe yo kurangiza segonderi. Issa the Great, uwo mugabo uramuvuga iki? Bita Murindahabi Irene. Ya mugabo bita Murindahabi Irene cyangwa se uzwi ku izina rya Emeline, nawe ni umugabo uzwi cyane hano muri kino gihugu cy'u Rwanda, ariko nawe nk'uko bivugwa cyangwa se nk'uko amakuru dukesha abantu biba hafi batubwira yuko umugabo kabisa atigeze yiga, ndetse naho yize bikaba byaramugoraga cyane, akaba ari umugabo w'umuswa cyane mu ishuri, bagenzi be baramusekaga, ariko no kanya ni umugabo uri global icon, umugabo uzwi cyane, akaba yari umuswa kabisa. Na n'ubu kano kanya wenda ibintu by'indimi z'amahanga biramugora cyane, ariko ntibimubuza kuba kariyeri yiwe y'ubunyamakuru yarayikomeje, aho ururimi ashobora kuba avuga neza ni ururimi rwiwe rw'ikinyarwanda yavukiyemo rwonyine gusa, ariko ntibyamuje kuba yatera imbere. Abandi bavuga ko n'umugabo ngo kweri ngo mu by'ukuri n'umugabo ngo ntabwo ushobora kugira ahantu umusanga ari kuvuga ururimi rutari ikinyarwanda. Ngo nicyo kintu abantu bamuziho, namwe muzakore ubushakashatsi murebe nimba koko ibyo bintu ariko bimeze, ariko njyewe sindabona hano ari kuvuga ururimi rutari ikinyarwanda. Turajya ku mwanya wa 4 twihuse cyane, aho turi buhasange umugabo uzwi cyane, bamuziho izina ryo kuba ari inkomama cyangwa se bita Wabagahe, Sky 2 Wabagahe. Uno mugabo niwe dusanze ku mwanya wa 4, nawe ngo ni umugabo utarize agira amahirwe kweri yo gukomeza amashuri yo aho yaviriyemo muri primary, akoze ikizamini cya leta cyo mu 6 primary, ariko ngo gukomeza amashuri biza kwanga wese ajya mu bintu byo gucuruza ibintu by'imyenda, akaba ariho yakomereje, ndetse aza no kudiscovering impano yiwe yo kuba yaba umunyamakuru cyangwa se akaba yaba umushyushya rugamba, cyangwa se akaba yaba umuntu ushobora kuganiriza abantu bakaba banezerwa, aho azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga akora ibiganiro bisekeje, harimo na terime yiwe izwi cyane. Iyo terime bayita icyarawe, ikaba iri muri terime zigiye zigezweho cyane muri entertainment y'igihugu cyacu. Wenda tukana namuvuga gatoye umugabo Sky 2 Wabagahe, ibaze yuko umuntu witwa Sky 2 Wabagahe atize, ariko akaba afite ikiganiro cyitwa Icara Wige, yicara akigisha abandi bantu. Rero ikintu kigaragaza confidence nyinshi yuko nawe utaba warize ushaka kwikiza abantu bakiga. Sky 2 arabikiza bakiga kandi abantu benshi cyane batagira umubare, abantu benshi cyane baricara bakiga kandi akabigisha atarize. Twikomereza ku mwanya wa 3, tugira ku mwanya wa 3 neza cyane. Nawe none umugabo nawe uzwi cyane hano mu gihugu cyacu, ni umugabo w'umuririmbyi bamwita
Papa cyangwa se King Lewis. Uno mugabo nawe ni umuririmbyi w'umuhanga kandi ubuhanzi bwe bukaba bumaze kumugeza kuri byinshi cyane. Uno muhanzi nawe ni umuntu utarigeze agira amahirwe yo gukomeza amashuri ye, aho nawe yaviriyemo mu mwaka wa 3 segonderi, ariko ngo amakuru ahari yizerwa ko atigeze akora ikizamini cya leta cyo mu wa 3, ngo bivuga yuko yagiye yirukanwa cyane biza kurangira bivuyemo nawe yigira mu bucuruzi bw'imyenda, aho naho yaje guhura n'inshuti harimo n'uwo bita Rocky, akaba yaramutwaye muri studio amaze kubona yuko afite impano y'ibintu bigendanye na music. N'umuhanzi wowe uramuvugaho iki Issa The Great? Wenda ntabwo twamuvuga ibintu byinshi, wenda King Lewis cyangwa se Papa cyangwa ikintu cyo namuvuga, wenda muri challenge yagiye ahura nazo mu kwiga burajya n'ikibazo cya Minervare, yazumugoraga ko ava muri famille isa nkaho ubuzima bugoranye, akantu ka Minervare cyangwa se school fees karamugoraga cyane. Na ibindi byinshi wenda twamuvugaho mwese murabizi, wenda twakikomeza tukajya ku muntu wacu. Tugiye hano ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga nawe undi musitari w'umuhanzi uzwi mu njyana ya Kenya Trap. Tuvuze injyana ya Kenya Trap hano abenshi mwita mwumva dushatse kuvuga bamwita Bushido Bushari. Uwo nawe ni umuhanzi mu by'ukuri utarigeze agira amahirwe yo kwiga, aho no muhanzi afite na terime yazanye, iyo terime bayita ngo ni ukuba gikeri. Kuba ishuri wari urimo rikunaniye ariko ugashaka kuvuga ngo reka nsimbuke njye muriri imbere yaryo ndebe ko nshobora kugerageza. Uno muhanzi niwe muntu wa mbere wabashije gukora ibyo bintu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho byaje kugenda binakurikizwa n'abandi bantu bagiye babikoramo. Usanga abana bamenyereye iyo system ya gikeri, aho abantu benshi cyane bagiye hari n'igihe leta yigeze kuzana gahunda yo kuvuga ati umuntu ufite umwaka atize cyangwa utari muri database za leta, baragendaga bakareba muri database, basanga muri database utarimo bakaba bakora icyo bita kugarura inyuma iryo shuri wasimbutse ukagenda ukaba waryiga. Umuhanzi yaje kuba abona yuko ibyo bintu atazabishobora kugenda asubiramo amashuri yose atari yagiye yigaho, atari yize mu wa 6 segonderi, akaba atari yanize no mu wa 3 segonderi. Rero umuhanzi yaje kuvuga ati reka ibintu mbivemo nikomereze iyo bita Kenya Trap, aho no akiga kandi yaranaririmbaga akiniga, yaje gukomeza impano yiwe cyane kabisa, biza kumuviramo kuba global icon, akaba ari we muntu uyoboye iyo bita Kenya Trap mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo dusanzwe ku mwanya wacu wa kabiri. Issa The Great ari cyumuvugaho uyu muhanzi? Umuhanzi wenda cyo namuvugaho si ibintu birebire, no ko wenda iyo system itaje kumuhira yo gusimbuka gikeri ni yamuhiriye kabisa, bikaba byaje kumugwa nabi, akaba yaranise avuga ati njye kwiganda biretse akikomereza umuziki we, kandi kanya akaba ameze neza, umuziki wamutunze, akaba yambukaje no mu bihugu byo hanze ajyanywe n'umuziki. Twita cyane tujye ku muntu wa mbere tunasoza. Ndarega tujye ku muntu wa mbere cyane hano kabisa. Umuntu wa mbere abantu benshi baraza gutungurwa, nawe ni umunyamakuru ukomeye, akaba ari umunyamakuru uzwi mu biganiro akora kuzi no ku radio n'amateleviziyo agiye akomeye hano mu Rwanda, harimo n'ibita Contact TV. Uwo nuwo bita Fata ku mavuta, uzwi ku izina rya Sengabo Jean Bosco. Uyu muhanzi nawe ni umuntu utarigeze agira amahirwe yo kuba yakomeza amashuri yiwe, aho yagerageje no gukora ibintu by'ubusekirite, aho bivuga yuko yirukanwe muri ako kazi kubera yuko ngo atarazi kubara isaha. Mu gihe boss yamuhaga amasaha yo kuzira ku kazi, umugabo bakamuha n'isaha ati nusoza ugirebera aho ugereho mu kazi. Umugabo pe biza kumunanira cyane, biza kurangira babonye urwego rw'iyo rw'uko adafite amashuri cyangwa se adafite ubumenyi bwamufasha muri ako kazi bari bamuhaye, bakaba baramuhaga n'ikintu cyo kuba yakandika ngo yandike abantu baje ahantu yari arinze, ariko mu by'ukuri ngo gutanga report bikaba byaramugoraga cyane. Biza kurangira umugabo nako kazi yakirukanweho, ariko ajya mu bintu bigendanye n'ubunyamakuru, aza guhirwa aho yaje kuba umunyamakuru ukomeye cyane. Wenda Great uno mugabo we uramuvugaho iki? Wenda ikintu namuvugaho nuko wenda si umuntu ukwigaragaza imbere y'abantu, bano umuntu uvuga ibintu bitari mu bwenge cyane, ariko ntibyamuje kuba umustar, ko yaba big name. Nicyo cyo nyine namuvugaho kano kanya kabisa. Uyu no mugabo bikaba bizwi yuko ari no mu bantu bavuga buri amagambo wagiye atari meza cyangwa se amagambo arimo ubujiji cyane, ariko no mugabo mu by'ukuri nawe ni umustar kandi aritunze, nubwo wenda avuga amagambo atari mu bwenge cyangwa se agaragaza yuko wenda urwego rwiwe rwo kuba atarize wenda byishyirira hanze ubwiwe, ariko mu by'ukuri no mugabo aritunze kandi abayeho mu buzima bwiza. Ndibaza byari ibyo ngibyo urutonde n'urwo rwo Issa The Great. Abantu bakuri ikiganiro cyacu wababwira icyo dusoza? Dusoza cyane, reka tubabwire ko mugomba gukora subscribe kuri no channel, mukajya mwirebera ibintu by'ubwenge, utuntu twize cyane kabisa, amakuru ari exclusive, amakuru y'ubwenge hano kuri POV 250 muzajya muyabona kandi muyabonere ku gihe, yamutwereka urukundo natwe ibindi mu bitubaze. Peace mugire ibihe byiza bakurikiye POV 250. Murakoze cyane mwakoze kudukurikira. We love you so much. POV 250. Ciao we love you so much.